Vuga ku kamaro k'umwuka wera mu buzima bw'abizera. Muri iri jambo turihuta tuvugemo amagambo atatu gusa. Icyambere turabanza tuvuga itandukaniro riri hagati y'umwuka wera n'umwuka w'umuntu. Hanyuma noneho tuze kuvuga imikorere y'ibyo bintu. Noneho tuvuge n'indi myuka ibaho kandi abantu bashobora kwibesha bagasanga imwe niyo bafite. Mbere yuko nsobanura iki kintu cy'umwuka wera, ubundi icyo bita pneuma cyangwa se mu gihe burayi icyo bita ruha. Iyo tuvuze ruha tukavuga pneuma, abaza biga Bibiliya murabizi ni isomo rya pneumatology. Bivuga iki? Bivuga guhuha, guhumeka uyu mwuka tugira, bikavuga umuyaga. Iyo tuvuze ruha cyangwa pneuma niko biba bigiye kuvuga. Muri iyi myuka yose hari imyuka ine ibaho kandi murayizi. Uw'Imana wo niwo wa mbere niwo tugiye kuvuga. Uwa kabiri ni umwuka w'umuntu. Umwuka w'umuntu ni igitangaza, nicyo cyicaro cy'Imana gikuru mu muntu. Mu mwuka w'umuntu niho haba komandema zose zimanura imbaraga mu bugingo, kuko mu mwuka w'umuntu haba ibintu bine bikomeye. Mu mwuka w'umuntu, uriya mwuka w'umuntu, haba icyo bita intuition. Intuition ni ubumenyi ndengakamere uhabwa kumenya ikintu bidashidikanywaho. Niyo intuition. Umenya ikintu ugahabwa ubumenyi bw'igitangaza. Nicyo kizagituma umuntu atandukanye n'ibindi biremwa, kubera ko afite muri we intuition imumenyesha ibintu inyamaswa zitomenya n'ibindi bintu bitomenya. Bwana sifiwe. Hakabamwo conscience, umutimanama. Buriya umutimanama ni nk'umushinjacyaha w'umukirisitu utarakizwa, izimushinja ikamubwira ngo ibyo uhaye ukora sibyo. Nicyo gituma mu buntu ariho hakomeye kuruta amategeko. Kwa amategeko wakoraga ikosa, amategeko batakubonye nta kibazo kiba kihari, ariko ubuntu iyo utarakira Yesu nubwo batokubona bwo buza bugushinja. Habamwo icyo kintu conscience, umutimanama, ni mw'Imana izivuganira n'abantu. Hakaba icya gatatu cyitwa ngo ni communion, ubusabane. Kurya umuntu uko agizwe, uko aremye mu bumenyi, muri conscience na communion, ubusabane, gusabana. Kubera iki? Kubera biba biganisha gusabana n'Imana, kumenya Imana. Conscience, umutimanama uganisha ku Mana, ku muntu ateye. Icyanyuma ni lumière, umucyo. Apana umuco, umucyo. Kuko umucyo Bibiliya iravuga ngo n'urumuri Imana yahaye umuntu ngo rubasha gusesengura ibimurimo. Bwana sifiwe. Ese ko turi kumwe? Bwana sifiwe. Uwo ni umwuka w'umuntu. Hari undi mwuka wa gatatu, ni umwuka wa Satani. Ntimuzi ko Bibiliya ivuga ngo tuba turwana n'imyuka y'ahantu ho mu ijuru, aho ni mu Baefeso. Satani ni umwuka mubi, kandi uwo ugira imikorere yawo mibi, kuzana imitekerereze. Ubu niyo tuvuga kamere tuba tuvuga iki? Ni umwuka mubi uzana imitekerereze mibi yo kugomera, kutizera Yesu. Niyo kamere. Icyo ni uko ni uwo mwuka wa Satani. Uwundi mwuka ni umuyaga. Iyo oxygen iba hanze, uyu muyaga uhuha nawo bawita ruha.
reka nihute nje kugera ku ntego yo kuvuga umwuka wera. Hano muri iki cyanditswe, Bwana sifiwe, iyo bavuga aya magambo ya ruha na pnema biba bitaratandukana, ariko hari itandukaniro ry'iyo myuka tuvuze n'umwuka wera w'Imana. Hari ijambo mu kigiri kibaza bita ngo ni higoyose, biba bivuga kwera, wera. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo mu ndimi z'amahanga bavuze umwuka higoyose, wera, bashaka kugaragaza itandukaniro ry'iyindi myuka n'umwuka w'Imana. Niyo mpamvu Bibiliya zikunda kuvuga umwuka w'Imana, umwuka wera, ishaka gutandukanya imikorere n'imirimo itandukanye y'iyo myuka, kuko uwo witwa umwuka wera. Haleluya, haleluya. Reka nihute mvuge ku kamaro k'umwuka wera. Ibintu byinshi bigereranywa n'umwuka simbitindamo, ariko nabyo birahari. Umwuka wera azagereranywa n'inuma. Haleluya, haleluya. Ashaka kuvuga ubwiza n'ubuntu, nico bishaka kuvuga. Nta kintu ciza Bibiliya ikunda kuvuga inuma. Umunsi Yesu abatizwa ngo umwuka wera wamujeho umeze nk'inuma. Haleluya. Ngo umuzaho umeze nk'inuma. Nyuma y'uwo mwuka ngo humvikana ijwi rivuga ngo nguyu umwana wanje nkunda, kamwishimira mu mwumvire. Ese muzi inuma igihe yagiriye akamaro? Murayizi? Ni igihe cy'inkuge. Nico gitangiye kugira porogaramu nziza yo gukundwa n'Imana. Kandi isi yakundwaga n'Imana kuruta iciyoni. Naco cyari ikintu ciza, ariko nico cyazanye kujarajara bwa mbere kwisi. Kuko Imana yaragitumye, Nowa yaragitumye ngo kije kureba uko situation zimeze. Kiragenda kiratawanyika. Nico cyazanye gutawanyika iciyoni. Kirajarajara kija mu bintu bitari byiza, kirabura. Naho cyaherukiye kiba kuriya cyabaye nyine, na kuriya kiremye niho fu kigira n'amakosa kigira, n'uwo munsi cyayatangiye. Ariko inuma, Bwana sifiwe, Bwana sifiwe, iragenda ngo ishike isanga, Bwana sifiwe, isanga imvura yarahise, umwuzure wararangiye, ifata icyatsi ikizana mu kanwa, iza kuvuga amakuru kw'Imana umwuzure warangiye, irongera kandi kwinjira mu nkuge. Guhera uwo munsi igira umugani mwiza. Haleluya, haleluya. Ikindi kizagereranywa n'umwuka ni umuriro. Umuriro warantangaje. Umuriro ni presence y'Imana, ni ukubaho kw'Imana. Umuriro ugaragaza autorité y'Imana. Umuriro ugaragaza imbaraga z'Imana. Umunsi wa mbere Bibiliya ivuga umuriro, murawuzi? Umunsi wa mbere Bibiliya ivuga ijambo umuriro. Adamu amaze gucumura, yaragiye kurya ku giti cy'ubugingo, yaracumuye. Imana yanga ko umuntu arya ubugingo ari mu cyaha ngo atazara. Bibiliya ituma Adamu atagera ku giti cy'ubugingo, kubera ko yari amaze kugira ikintu cy'icyaha muri we. Imana ngo yohereza abakerubi, baramwimira kugera ku bugingo afite icyaha. Noneho ngo ni umunsi Mose yahamagawe, ngo abona umuriro waka mu gihuru. Kwaka k'umuriro mu gihuru si igitangaza. Igitangaza ni umuriro waka mu gihuru ntigishe, nico gitangaza. Kandi cyarahiye, umuriro wari ufite puissance nyinshi, ariko uko wayuguma kujana imbaraga zawo, niki gihuru kimeze kurya cyakabaye. Mose aravuga ngo reka ndebe ishyano riguye. Bwana sifiwe. Ngo arirebye, Imana iramubwira ngo reka kuvuga ayo mawazo y'ishyano riguye. Wewe gira discipline, kwetura inkweto, aho ugeze nahera hahera. Bwana sifiwe. Uwundi munsi ni igihe Abayisiraheli bagiye bavuye mu Egiputa.
Imana ngo yacanye umuriro, irababwira ngo uyu muriro uhore waka ku gicaniro. Bene Aroni bigeze kurahura umunsi umwe, bazana undi muriro. Imana ibakubita nyine muri discipline, baragenda kuri indi voyage, kubera ko bazanye uwundi muriro w'igishitsi. Imana ntiyawishimira. Bwana sifiwe. Rekaje ku kamaro k'umwuka wera. Umwuka wera ntatandukanye n'Imana na Yesu. Ayo ni amakuru mukwiriye kumenya. Bwana sifiwe. Bibiliya iravuga ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisenga mu mwuka no mu kuri. Haleluya. Umwuka ni kimwe n'Imana na Yesu, ntaho bitandukaniye na hamwe. Gusa Imana yigaragaje mu buryo bw'igitangaza. Bwana sifiwe. Yigaragaje mu isezerano rya kera nk'Imana, mu isezerano risha yambara umubiri. Muri iki gihe kirakora mu buryo bw'umwuka. Ibyo ndi wo bitandukanya ngo uvuge ngo ni abantu batatu cyangwa ni Imana zitatu. Ni Imana imwe. Haleluya. Haleluya. Reka mvuge ku kamaro k'umwuka wera. Nico kintu mbaye nihutira kugira ngo tuganire kuri iri jambo ry'akamaro k'umwuka wera. Umwuka wera wantangaje. Akamaro ka mbere k'umwuka wera, Bibiliya iravuga ngo umwuka wera agira imbaraga zo kurema. Kurema n'umwihariko w'Imana. Nabaza bagerageza kubyigana bagendera ku migogo y'iby'Imana yaremye. Nta muntu uzuvumbura ikintu gisha, baza bavumbura bashingiye ku by'Imana yaremye. Bibiliya yavuze ngo mbere na mbere, Bwana sifiwe, ngo Imana yaremye ijuru niki, isi ngo yari iri iki. Ni chanda ese Imana yaremye isi iriho ubusa? Hari iki ubusa? Hakabiki umwijima, hakabiki imihengeri, hakabiki amazi. Ariko ikintu cyantangaje kandi ngira ngo mwumve ku kamaro k'umwuka, Imana ngo yohereza umwuka wayo. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Imana ngo yohereza umwuka wayo. Umwuka ngo agenda hejuru y'isi. Umwuka atuma Imana itongera kubona ubusa, atuma Imana itongera kubona imihengeri. Imana ibona umwuka wayo hejuru y'imihengeri, ntiyongera kubona ibyo. Reka nkubwira muri uyu mugoroba icyo Imana ishaka kubona muri wowe ni umwuka wayo. Bwana sifiwe. Imana ntizishaka kubona ibintu bimeze nk'isayo bizukuruka muri kamere yawe, izishaka kubona umwuka wayo. Kandi iyo ibonye umwuka wayo izivuga, kuko umwuka w'Imana ujana n'imvugo y'Imana. Haleluya. Haleluya. Icyo ni kimwe. Umwuka zarema yagize uruhare mu kurema isi n'ijuru. Icyo ni icyambere ndagitambutse. Icya kabiri, umwuka wera azatwigisha. Nicyo tugiye gutindaho. Umwuka wera ahamya Kristo mu buzima bwacu, atwereka Yesu. Ngiki kintu gikomeye. Iyo umwuka, Bibiliya yavuze ngo twebwe ntituri kamere, turaba umwuka. Ngo niba umwuka wiyazuye Kristo aba muri twe. Haleluya. Ngo umuntu utagira umwuka wa Kristo, uwo si uwa Kristo. Icyo umwuka azakora, atwereka Yesu, agahamya Yesu ku buzima bwacu. Kuko Bibiliya iravuga ngo naza azabayobora mu kuri kose. Iyo umwuka wera yaje atuyobora mu kuri kose. Icyo ni ikindi gikomeye, akaduha kumenya Kristo. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Akaduha gusobanukirwa, kuko nta kindi cyo tumenyesha Kristo. Hari n'abakristo bagira ikibazo, baza basenga ngo Imana ibaho umwuka wera. Ese barahaba? Seko mamu nyamanza barahaba? Ngaye tubazanye umukristo yosenga Imana ngo umwuka wera, ariko noneho no guhumirwa. Mumbwire, umukristo yosenga Imana ngo Mana umwuka wera, no guhumirwa. Bazabisengera. Bazabisengera.
ngo Imana ibaho umwuka wera. Ese yaba imyuka ingahe? Uw'Imana si umwe. None umukirisitu yamenyeshejwe kirisitu niki? None karasaba icyo afite. Tuongeye neza. Karasaba icyo afite akagisabira iki yaragihawe? Imana iguha umugisha. Ngiyi shida abakristo bafite nukuvuga iki? Bibiliya yavuze ngo Bwana sifiwe, ntimuri abakamere ngo ahubwo muraba umwuka, ngo niba umwuka wiyazuye Kristo aba muri mwe. None nimba umwuka ari muri wowe, wewe mbere yuko umukristo umwuka wera niwo waguhaye ubumenyi bwo kumenya Kristo. None ese ni ngombwa ngo tubwire Yesu ngo duha umwuka, cyangwa nyine abantu bazaba bisaba kubera ko ntawo bafite nyine? Kandi umwuka uzuzana ubumenyi ni ukuzingama mu buryo bw'imitekerereze cyangwa ni ukugira gute? Ariko iki gihe ni igihe cyo kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana kabisa. Imana ishobora. Bwana sifiwe. Ngiki kibazo, umwuka wera niwo uhamya Kristo mu buzima bwawe. Umwuka wera, Bwana sifiwe, niwo utumusobanukirwa ibyo Yesu yakoze kuri wowe. Umwuka wera niwo ukwinjiza neza mu gukiranuka kwa Kristo muri wowe, kuko nta kindi cokora ibyo. Ni umwuka wera. Warangiza ukanakwiriza iminsi 30 ngo Mana nutampa umwuka sinzi uko bigenda. Iryo mbi. Ariko nimba ari ubumenyi buke, aya makuru reka tuyababwire. Ariko kandi nimba ari n'akamenyero abantu bagomba kukareka, ukamenya ngo ni ukuri nizeye Kristo Yesu kandi cyabinteye ni umwuka wera nuzuye. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ngiki kibazo dufite, kuko biravuga ngo muyoborwe n'umwuka wera nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Ni ukuvuga ngo umwuka wera ahamya Yesu ku buzima bwacu, akaduha ubumenyi bwo kumenya Yesu. Muzi ko ubugingo no kumenya bingana? Ubugingo no kumenya birangana, nta kintu kiruta ikindi. Yohana 14:3. Ubu ni bwo bugingo. None ikintu kiruta ikindi ni igiki? Ngane mumbwira ikiruta ikindi kumenya n'ubugingo. Niki kiruta ikindi? Birangana. None se wobona ubugingo utaramenye? Ubugingo no kumenya Yesu, kandi ibyo tubihabwa n'umwuka wera. Haleluya. Haleluya. Ikindi umwuka wera azakora, aduha ubugingo bw'iteka muri Kristo Yesu. Abaroma 8 igice cya mbere, natangajwe na kiriya cyanditswe uyu munsi nsanzwe ngisoma ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Reka mbabwire, itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu, muzi ko ubugingo butohangana n'urupfu. Ubugingo ntibwohangana n'urupfu. Aho ubugingo buri nta rupfu ruhaba. Bwana sifiwe. Ni ukuvuga ngo ubugingo, reka mbabwire ayo magambo, ubugingo iyo buri ahantu nta rupfu ruba ruhari, kuko urupfu ntirwo kwegera ubugingo. Icya kabiri, aho imbabazi ziri nta cyaha kihaba. Kurya igituma icyaha kibona ububyuse ni intege nke zo kumenya imbaraga z'imbabazi. Tugirawe. Bwana sifiwe. Imbaraga z'imbabazi, imbabazi aho ziri nta cyaha kiboneka. Aho icyaha kiboneka ni intege nke zo kumenya imbaraga z'imbabazi, kuko icyazanye imbabazi ni ukumara icyaha. Kandi ibyo
tubiheshwa no gusogongera umwuka wera mu buzima bwacu. Paulo yaravuze ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazakirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Ibyo amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabisohoje ubwo yatangaga umwana wayo w'ikinege. Bwana sifiwe. Haleluya. Muri Kristo Yesu umwuka wera, kuko umwuka wera n'umuyobozi w'ikirenga, azatanga imbaraga z'ubugingo bwo kutubatura ububata bw'ibyaha n'urupfu. Ikindi umwuka wera azakora, haleluya, Bwana sifiwe, kiratangaje cyo. Umwuka wera aza gusobanurira ibintu ugasobanukirwa. Natangaye n'amagambo mu byakozwe n'intumwa igice cya 8 umurongo wa 20. Bwana sifiwe. Bibiliya iravuga ngo yateruye Filipo amujana muri Azoto, asanga inkone. Nimwumva aya magambo, akwira inkone yarantangaje. Ariko muzi ko abantu bashobora kuba baza basenga batazi uwo basenga. Ni nayo mpamvu muri iki gihe abantu bari mu guha agaciro uko basenga kuruta uwo basenga. Reka nkubwire muri uyu mugoroba, tushobora gusenga bingana n'ugusenga. Iriya nkone ngo yavaga muri Ethiopia ikaje Yerusalemu kugira gute? Gusenga. Kandi yari ifite n'ibyanditswe igasoma kandi ikiyiriza. Igare iriya nkone yari umukiri. Iminsi yose yagiye gusenga, ntiyarazi uwasenga, ntiyarazi Yesu, ntiyarafite amakuru ya Pasika, ntiyarafite amakuru yo gucungurwa. Umunsi umwe ngo ayagenda, Bwana sifiwe, Bwana sifiwe, ayagenda ngo ageze imbere Imana, umwuka wera ngo aterura Filipo aramubwira ngo uriya musore ibyo ari byo byose ntazi ibyabamo, ariko karashakisha, manuka uje kumusobanurira. Umwuka wera uzureka gusobanurire Kristo wari ngo aragenda ngo amugere iruhande. Mwumva abanyamwuka bari hano, buriya Bibiliya zitubwira ngo twebwe abakomeye ngo twihanganire intege nke z'abatagize gute z'abadakomeye. Tukaza umunyamwuka ngo wamugenda uzugenda usa nkaho wagize yuja kandi utaratangira voyage. No, nimba uri umunyamwuka ihanganira intege nke z'abandi bantu badakomeye. Filipo amugeze iruhande k'umunyamwuka wuzuye umwuka wera, ajana nawe kwiritime nziza. Haguruka, arajana nawe, haguruka kufite ihofu. Ajana nawe kandi n'umunebwe, agize iminsi mu masengesho ntazi Yesu, agize iminsi mu maombe ntazi uwaza asenga. Filipo ageze iruhande baratemberana, aramubwira ati se mwene data, ibyo usoma urabyumva mu buryo bwiza, apana gukangana tikalaba oyaye, ibyo usoma urabyumva, genda wicara mu buryo bw'ubugwaneza. Kandi umwuka yari yamubwiye ngo uriya muhungu ari mu bintu atazi, afite ihombe rirerire n'intege nke zo kwizera. Uko azamura gusenga niko kwizera guciririka. Iki kibazo cy'abantu dufite babanebwe. Mabwire muri uyu mugoroba, Imana ntizisubiza gusenga, izisubiza kwizera. Kuko haraba umuntu ntashobora kubaho yizera Imana atazi gusenga, ariko hari uwo senga atagira kwizera. Turi kumwe? Bwana sifiwe. Aramubwira ngo ibyo usoma urabyumva. Aho nkundira Filipo w'umunyamwuka n'uyu musore w'umunyantege nke, bombi bari bafite iritime nziza y'ubuzima. Filipo ni umunyamwuka ntasuzuguye umunyantege nke. Uriya munyantege nke nawe ugize iminsi mu mafungo ntiyigize na ju ngo basobanurire iki. Sobanura iki ntasoni? Bwana sifiwe. Tukazurara mu butayo kabiri ngo nimba ugize iminsi 3 wiyirije uze wabonye imirabyo uje mu kirere. No, tuza. Bwana sifiwe. Umuntu ntuza wiyiriza wagaruka ukazumanyura nko udafite ibyiringiro, ibyo nta kibazo kirimo. Bwana sifiwe. Ese ko turi kumwe? Bwana sifiwe.
aramusobanurira yankone ariko ndayikunda aramubwira ngo umva nkubwire Filipo ibyo umbwiye simbizi pi kandi muza amagambo yazasoma Esaya 53 havuga ngo ninde wizeye ibyo twumvise ngo ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde ngo yakuriye imbere y'kikigejigeje icumburira mu butaka bwumye ngo ubwo twamurebaga ngo ntiyari afite ishusho inezeza ngo yarasuzugurwaga no kwangwa n'abantu ngo yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Bwana sifiwe. Ngo ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cy'ibyaha ngo azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe ngo bimwishimishe ngo agabane iminyago n'abakomeye. None ngo agatekereza ati ukumva insoma uyu ni Yesaya byabayeho kandi avuye ga mwiyombi ariko gushanganyikirwa n'igihumbi ariko ayo magambo ko mumva ko ari Pasaka uyu byabaye kuri Yesaya. None Filipo aramubwira ngo ibyo usoma urabyumva aramubwira ngo nabyumva nte ntawe ubinsobanurira. Reka mbabwire iki kintu muri uyu mugoroba emera uzusha bugufi abantu bakwigishe wige tukazuzana rugayo mu mugi nguvuga ngo wageze kuri tuza abantu bakwigisha ijambo ry'Imana usogongera umenye Kristo bamukwereke neza. Bwana sifiwe. Ariko hari uko atagazagira yirize yankone Filipo amusobanurira neza. Hari nabandi banyamwuka nabo batazabegerwa mwabaye intare kubera iki muzamureka mwegera abanebwe ko murayone mutabegera ni bande bazabegera. Bwana sifiwe. Noneho Filipo ngo aramusobanurira yo uyu ni Yesu wambambiwe ubwo aramwizera uwo mwanya ahita mwizera. None yageze asenga iki ngani mumbwira icyo yageze asenga ko mudahe munge niki yageze asenga nukuvuga ngo ibyo yari arimo sinzi urugendo yari afite kandi yageze agira umutwaro akumva yaremerewe agasaga n'uvuye ngo mahombi ariko nta makuru ya Yesu afite. Filipo aramubwira ngo uwo ni Yesu aramubwira ngo nukuri niyo nkimwumva ni data wangiye neza uyu ni Yesu wambambiwe. None Filipo we ndamwizeye igisigaye ni igiki ndati nukubatiza ntabwo yagiye ku gice cy'umubatizo simvuze ngo ndimugaza mugisha abantu mu mubatizo muzamubigisha ni byiza. Bwana sifiwe. Naje narabikoze haro hantu hamwe nagiye kubwiriza haba bapfumu gusa iriya mu Rwanda pagira iminsi 5 abantu bamare gukizwa nta kindi hano hari amazi moje mbamanure hari ibindi se hari amazi menshi moje mbabatiza hasigaye ya pastor bazasigare babigisha ibindi ariko mwizeye Yesu mugomba kubatizwa siko birivuga ngo uwizera agira gute. None Filipo ngo aramubatiza arangije kumubatiza ngo yuzurike umwuka wera. Nukuvuga iki tugomba gusobanukirwa ibyo tutazi tukababaza abantu babizi bakadusobanurira Yesu wariwe. Umwuka wera adusobanurira ibyo nimba baratabiriga nimba barafashaga abaturage simbizi ariko bari bihume bari bagezweho. Paulo ngo abarebe abona bafite habari nkeya z'umwuka ese mwakiriye umwuka wera mugitangira kwizera nabo ndabakunda baramubwiye ngo usibye kuwakira ni habari zawo n'amakuru y'umwuka wera ntayo dufite aho none ko muragenda muvuga iki. Bwana sifiwe. Bibiri iravuga ngo ababwira amakuru ya Yesu ngo ababwira amakuru ya Yesu. Bwana sifiwe. Ngo bize arababatiza ngo bahita buzura iki umwuka wera kubera iki ko navuga ijambo gusobanurirwa. Reka mbabwire muri uyu mugoroba bene data buriya hari abantu bari mu gushaka gushikira batarashika kwisumbukuruza no guhagarara ku mano kandi kuba hatawe umurongo w'imihagararire birasaba kuhagarara neza ko Paulo yavuze ngo muhagarare mushikamye apana nta muntu uzawisumbukuza umwanya muremure uba wagize amano uko adakwiriye kumera kandi ibyo ni itatizo byo kugora ntaho woje kuko bene abo. Bwana sifiwe. Hari umwanditsi umwe wavuze ngo gusaza si ukumera imvi ngo nuguheka mu migambi. Gusaza si ukumera imvi nuguheka mu migambi. Turabona umusore w'imyaka 20 w'ubwoti gasaza
Ugasanga kamwoyi tumbako kamwoyi ibi bihuru biraha hanze karakanjije amenyo habe nubwo yashiramo mukorogo iyo kwera kubera iki? Ugasanga sinzi uko kameze kubera itatizo ryo gukererwa n'umwuka wera. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Dusobanurirwe muzamwemera gusobanukirwa. Buriya iyo umuntu yanze kumenya nukuvuga ngo abahaye aganisha guhora mu gihombo gihoraho. Nimba ushaka kuzohomba buri wakati uzozingame mu bumenyi, kuko umwuka wera aza dusobanurirwa tukamenya icyo dukwiriye gukora. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Icyo ni ikindi umwuka wera azakora. Ariko umwuka wera ni mwiza, ni igitangaza. Ikico kirakomeye. Haleluya. Haleluya. Aduha kwera imbuto. Aya magambo sinzi umunsi nayavuze, ariko reka nyababwira urubyiruko ruri hano n'abandi bari hano. Haleluya. Hari ibintu bitatu bikomeye kandi bikorwa n'umwuka wera bizabyerekana kugeze mu kigero ciza cya Kristo. Icyambere ni imbuto. Bagalatiya igice cya 5 ngira ngo n'umurongo wa 20 uhereyeho. Iyo umukristo afite imbuto z'umwuka zerekana imiterere y'Imana mu muntu. Nta kindi kintu kizacerekana Imana muri wowe. Huye si ukuririmba, si ugusenga, si ukuvuga za ruga ninshi. Ni imbuto wera. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Kuko imbuto zo ntizigira amahimba. Kandi iryo jambo ni muryumva. Imbuto z'umwuka ntizigira amahimba. Kandi imirima ni ibiri. Siko mu Bagalatiya bavuga. Ni umurima w'umwuka n'umurima w'umubiri. Kandi imbuto zikomokaho hombi ntizishobora kumera mu murima utari wawe. Usibye ko abantu bari mu gukubagana bagashaka kuzana imbuto z'umwuka ngo bazibibe mu murima w'umubiri. Kuko mu mubiri haba kubora, mu mwuka hakaba ubugingo. None wozana ubugingo mu kubora cyangwa wozana kubora mu bugingo ntibikunda. Bibiliya iravuga ngo ico umuntu abiba Imana ishubahiro. Bwana sifiwe. Ico biba nico uzasarura. Kandi reka babwire muri uyu mugoroba, igikorwa cyose ubuhaye ukora cyose muri iyi si ubuhaye ubi. Nuvuga nabi ubuhaye ubi. Nukora ikosa ubuhaye ubi. Nunanirana ubuhaye ubi. Nukiranuka ubuhaye ubi. Ariko imbuto z'umwuka zizazerekana ko Imana iri muri wowe. Bwana sifiwe. Mwera imbuto zikwiriye abihaye abafite Yesu Kristo. Hari abantu bamwe si hani wanya ariko niriya mu ntuzo. Umuntu akavuga ngo ndakora icyaha kubera ko nagize gute nababariwe. Ubundi gukizwa ni ukuva mu bubata uja mu bubata. Tuongeye neza tugendere mu byanditswe. Gukizwa ni ukuva mu bubata uja mu bubata. Tuva mu bubata bwa Satani tukinjira mu bubata busha bw'umwuka. Ubundi nta mudendezo ubuhari. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Nuko niko bimeze. Gukizwa nuko niko bimeze. Ikindi iyo ukijijwe ntabwo ukora ibyo ushaka, ukora ibyo Kristo ashaka muri wowe. None Kristo yokubwira ngo genda uje gukora itabiya, Kristo yogutuma sukuri ku ijambo ry'Imana. Muryumve muri uyu mugoroba. Bibiliya iravuga ngo turaba kamere, ngo dukurikizo kamere irarikira, turaba Kristo. Paulo yakoze igitangaza amaze gusobanukirwa. Yaravuze ngo sinjuriho ni Kristo uriho muri nje, ni ugenda muri nje. Mukawera ni igitangaza. Hari amagambo amwe Paulo yavuze. Bwana sifiwe. Duhimana ishobora twese. Haleluya. Yaravuze ngo kubera kumenya Kristo ngo namugize intego y'ubuzima. Ngo iyo ngenda intego yo kugenda ni Kristo. Iyo nandika inyuguti nini ni Kristo.
iyo numva uwo numva ni Kristo, iyo ntekereza uwo ntekereza ni Kristo, iyo namamaza uwo namamaza ni Kristo. Kristo niwe ntego y'ubuzima bwanje. Haleluya, haleluya. Twera imbuto nyabaki, imbuto ndizigira amahimba. Iyo zimeze ziba zameze, iyo zitameze, iyo zagayeho waziteye zihita zipfa, nta bindi birebire. Ariko iyo ufite imbuto z'umwuka werekana Imana muri wowe, abantu nibababona, Bibiliya iravuga ngo tuzabamenyera kuki? Tuzabamenyera ku mbuto zabo. Tituzabamenyera ku byo babwiriza, tituzabamenyera ku kuririmba, tituzabamenyera ku kwiyiriza, tuzabamenyera ku mbuto zabo. Haleluya. Icyo ni ikintu cya mbere gikomeye kiza kiduha kugaragaza Imana n'imbuto z'umwuka muri twe. Ikindi gikomeye naco ni impano z'umwuka. Izo zazerekana ubushobozi bw'Imana, autorite y'Imana, exousia muri twe, ubushobozi bw'Imana. Imana buriya nta muntu ugira impano zose, kandi nta muntu nibura utagira impano imwe, kuko Imana agati yo guheza zose. Kubera iki se? Umeze utewe ugomba guhabwa zimwe abandi bagahabwa izindi, kugira ngo umubiri wa Kristo ugire gute? Wubakwe. Haleluya. Imana itanze impano, ibitanga impano kugira nk'umutungo w'igitangaza ukwiriye gutungisha itorero. Bwana sifiwe. Ukubaka itorero. Impano ntizazisenya, impano z'umwuka ntizisenya, ahubwo zubaka iki? Itorero. Zerekana ububasha bw'Imana mu muntu. Iyo bibayemo bibyara iki? Bibyara imirimo myiza yo gukiranuka. Iyo ibyo bikozwe bikakubyarira ubuhamya bwiza nk'umukristo. Izo ni imbaraga z'umwuka ziduhesha kwera imbuto. Ikindi akamaro k'umwuka wera biri mu byakozwe n'intumwa, ni igitangaza ngo umunsi umwuka wera umanuka bose bari hehe? Muki? Izo ni ibibazo byoroshe bibiri tuvuze, natwe uko niko tumeze. Ariko cya gatatu bari bagize gute? Ukuri kw'ijuru. Bwana sifiwe. Ese muri iki gihe nk'uko mubibona, abakirisitu bakijijwe bafite umwuka wera muri mu kubona bahuje umutima? Kuki badahuza umutima? Bavuga ngo bizera umwami umwe Yesu Kristo wapfuye arazuka, bakavuga ko buzuye umwuka wera. Ese kuki batavuga rumwe? Ni izihe mpamvu? Bibiliya ivuga ngo bari hamwe mu mwanya umwe, ariko ikintu gikomeye bari bahuje iki? Umutima. Niki gituma tudahuza imitima? Ni izihe mpamvu? Ngaba pastor munsubize. Kubera izihe mpamvu abantu badahuza umutima? Niki? Kuko umwuka wera yaturimo ikintu atuzanira no guhuza imitima. Nukuvuga ngo abantu amwuka wera bafite ntibarakizwa. Hari uwakizwa ntiyakira umwuka wera? Ngiri gitatizo. Iyo ni itatizo rikomeye. Mwuka wera manuka manuka, mwuka wera manuka manuka, mwuka wera manuka manuka, imitima yacikire. Umwuka wera mbo ngaha tubivugane, ndaza kuvuga ibindi bintu nk'abingahe byiza nabyo tuze gusoza. Ni ukuvuga ngo abantu igituma badahuje umutima nta mwuka wera bafite. Ni ukuvuga ngo bafite umwuka wera ni ukubera inyungu. Ngwiki? Ni ukuvuga ngo we ntibarakizwa. Mwebwe mubyumva gute? Kandi ni ibintu bihari.
tuba tuvugisha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kubera iki? Kubera ko muri iki gihe ariko si hano niriya hirya mu ntuza abantu muri iki gihe imiryango ikivuga rumwe, abantu bakagomerana, kandi bamara kugomerana bagasenga cyane, bakihiriza cyane, hanyuma si hano ikindi nanone ugasanga ko barapingana no mu macacu, ugasanga ntibavuga rumwe. Ni izihe mpamvu zituma umwuka w'Imana tuvuga ngo turawufite ariko imitima igatawanyika igasa niyahuye n'idara y'umunara, ugasanga ntituvuga rumwe? Seruko wewe uzumva gute? Kwenu kukubaza niki gitera izo? Tashuze reka mbabwire abigishwa batarahabwa umwuka wera nubwo bari barakurikiye Yesu ariko ntibemeranaga. Tuzi ko bene Zebedayo babwiye Yesu bati noneho nimba ari mu bwami bwawe abandi barwanira amatitire, twebwe turashaka. Bari bafite nyina ufite amakuru menshi kandi ushaka ititire, yakundaga intebe kuruta saro. Noneho abwira Yesu ati noneho ndakubwiye unyumve, ibya guverinoma yawe uyu mutoto wanje umwe azishare iburyo, uwundi yishare ibumoso, nayo iyindi nyamuhiryi ankawa mugabo wavuze ngo pastor ni waze baririmbe ngo nabandi bagabo bakuru ngo ni barangize ngo bahe na nyankumbwe. Tegenke gusa. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Muziko muri iki gihe abantu batuye mu rusengero badatuye muri Kristo Yesu. Buriya gukizwa si ukugira iminsi mu rusengero, si ukuba umuvuga butumwa w'igitangaza, si ukuririmba cyane, si ukuja mu mafungo cyane, ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ukuzura umwuka wera, abantu bakubona bakakubona mu Imana. Muzi ko abantu bamenyereye Imana batarayimenye, turi kumenyera Imana cyane ariko ntituyimenye. Haleluya, haleluya. Muzamumenye Imana kugira ngo mu mitima yacu ibashe kwemerana. Bari buzuye umwuka wera ngo baremerana, bahuza imitima. Bwana sifiwe. Si hano niriya hirya ariko nano nimba hari abanyantege nke bameze gutyo baza bakubanuka kare twemerane. Ni ibintu byiza gutarama bingana gutya, gukora ibiterane by'ivuga butumwa ariko bikahindura imitima yacu, tukuzura umwuka wera tukemerana. Haleluya, haleluya. Ikindi umwuka wera azadushoboza ni ukuvuga ubutumwa bwa Yesu Kristo. Umwuka wera azadushoboza tukavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Kunda Paulo yaravuze ngo hari bamwe bazabavuga ibya Kristo kwirema ibiki, ngo abandi bakabivuga bitewe n'umutima ukunze, ngo ariko kuri we ngo icyangombwa ngo Kristo yamamazwe. Mureke tuvuga Yesu ku buzima bwacu, twamamaze Kristo, tuvuga ubutumwa. Bwana sifiwe. Tuvuga umwuka wera umunsi wa Pentecoste. Haleluya. Hari umunsi umwe Yesu yajanye Yakobo nande wundi na Petero nande, ese yabajanye he? Bari bagiye kugira gute? Niko birivuga, niko hari havuga. Bwana sifiwe. Ese niki cyatumye ajana bari batatu? Niki cyatumye ajana bari abagabo batatu bonyine? Icyenda ryari ryasigaye he? Riya cyenda bari basigaye bari abigishwa icyenda, ibo bari basigaranye nabandi. Kubera iki? Bari barahamagawe bose, ariko bari basigaye imwe abagabo bagoye. Abari basigaranye n'uriya mutipe Yuda, bagasigarana na Toma uri mu rwego ruhagije rwo gushidikanya. Bari basigaranye n'abagabo bagoye hariya. Bwana sifiwe. Ariko gusigarana na bene abo ni ukuri kwijuru bazabagora muri voyage
no mu itorero baragoye nibo bari basigaranye n'uriya muzehe Yuda w'umunyamugi yari umubandi wo mu mugi basigarana na Toma ushinzwe gushidikanya na Nataniyeli w'agasuzuguro ntimuzi ko bamubwiye ngo Yesu azava i Nazareti yavuze gute umuntu w'umugabo yosuzugura akarere k'abandi bamugize gute aba bari basigaye mu mizi y'umusozi kandi babazaniye umurwayi barahebura yamyahwera akazamahwera noneho umuvyeyi atese aba bantu ko bagendanye na Yesu ukuni guti itabiye bafite yo kudakiza umuntu ariko abantu batagira umwuka wera do Imana ishubahiro Bwana sifiwe siko Bibiliya ivuga turake kuvuga imigani n'ibindi tuvuga ibyanditswe yamyabazanira umurwayi bamusenga akamahwera noneho akibaza ati se haba bagendanye na Yesu tumuseke habe nawe uri mukuri mangatanya abantu bamusengera ugasiga umuhwika hwise ukigendera ariko nuguhumirwa ariko igitangaza cyawe Bwana sifiwe reka ndeke kuvuga itabiya umunani zabo mzihorere burije ariko bari yajanye na Petero na Yakobo na Yohana kubera izihe mpamvu niki cyatumye bajana mureke mbabwire bano bagabo duhe Imana ishobora twese Bwana sifiwe kubera iki yajanye Petero Yakobo na Yohana mureke mbabwire Petero yagiraga ibintu bitatu zageza bimuranga icyambere kwaro kuvuga ibintu zubaka abandi soma Bibiliya Petero inkuru yiwe gusa karavuga yereka abantu imvugo ni Yesu Bwana sifiwe Bwana sifiwe wibuke kuri wa musozi ninde wavuze yaravuze ngo nje ubwiza nabonye ndubaka aho abantu Yesu abagaburiye bamubwiye bati ongera uduhe umusima nabo bari bashonje vuba ongera uduhindirasyo Yesu ati ndi umusima amanutse uvuye mu ijuru bananirwa kumva iyo filozofi aho turamurya gute iyo umuntu yashonje agira irange zitarizo bahita biyufura baragenda Yesu abwira abigishwa ngo se namwe murashaka kunsiga tugendana namwe ngiye gusigira responsibility hano mu isi ngiye guheza ubutware ngiye guhindura isi murashaka kunsiga Petero ariko ngunda Petero arababwira ngo twakuvaho tukaja he handi ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo Bwana sifiwe Bwana sifiwe muzu munsi ariko muzu munsi torero rigira ishida ry'imirire acte 6 ntimuza masoma abantu ngo bari batangiye kurengana kwirasyo abandi ntibanyurwe n'abafakazi baraho Petero aravuga ati riti kunti tuzarishobora ni wo munsi ndimukaza mfa gutora abadiakoni gusa bene abanyantege nke mudiakoni yateneje konti 9 nukumureka kazataha mu family ni ikintu kigoye gutora abadiakoni ngo batora abadiakoni buzuye umwuka we kugira ngo bashingwe gukemura biriya bibazo Petero aravuga ngo twebweho tuzakomeza gusenga no kuvuga ijambo ry'Imana wose Petero wa munsi w'ikirema cyo kwirembo ninde wavuze si Petero ngo yakundaga kuvuga ibintu uzubaka abandi icyakabiri yagiraga ngo yagiraga umutima ubohotse Petero kandi yagiye akora utuntu tw'udukosa twinshi muza amafuti yakoze amafuti n'imbara 7 bagendana na Yesu rimwe yagiye kota ku muriro w'ibirara z'abarundi n'abayuda umusaza nakotana n'udukobwa tw'utubandi n'uduhungu twavuye ku murongo bakazamambura ariko waje hano gute yaho namwe ukagira imana muri uyu muhana muzamutembera ahantu hakwiriye wa mugabo we hano kurahaketi gute kuri umusaza kuricarana n'aba ni gute wabaye ko umeze utuko akamabwira ngo ese mwabaye umusaza n'uburakari undi ati uko tubwira kose wagendanye na Yesu nubwo waje kwicara hano udakwiriye kwicara kurya abantu uzoza ugenda mu muhana bakubona Bwana sifiwe Bwana sifiwe twono dufuti yakoraga tumwe nawe watemanye niho bazanye gutemana amatwi Petero si watemanye mu masengesho yamye ahorora ugutwi kuragenda izo ni we wabizanye byose murabizi ariko ngo amare gusogongera Kristo Yesu Bwana sifiwe umunsi wa Pentecoste ni wavuze ngo yagiraga umutima wo hose mwaba Kristo
muzamugira imitima ibohose nkabuzuye umwuka wera. Bibiliya ivuga ngo umwuka wera ari muri nje, ngo yansigiye amavuta ngo mbwiriza abagwa neza ubutumwa, ngo yantumye. Bwana sifiwe. ngo kuvura imvune zike zo mu mitima. Yagiraga umutima woroshe. Umukristo iyo avuga Yesu agomba kuba afite umutima woroshe, ubohose, umutima udasa n'uwatewemo sipaguru, umutima woroshe. Ikindi Petero ngo yagiraga ashaka gatatu, ngo yagiraga ibyiringiro bizima. Ibyiringiro, Bibiliya ivuga ngo Petero ni intumwa y'ibyiringiro. Iyo umukristo ameze gutyo, wuzuye umwuka wera, yakagombye kuvuga ibintu byubaka abandi, yakagombye kuba afite umutima ubohotse, yakagombye kugira ibyiringiro nk'igisi ku mutima. Haleluya. Nawe Yakobo yari mwiza bacu, ariko Yakobo we uzosoma urwandiko rwe ngo yarangwaga no kwihangana. Bene abo nibo baza baba mu itorero, bene abo bakwiye kuba mu miryango. Kwihangana, Bibiliya iravuga ngo mureke kwihangana kugira gute gusohoza umurimo wa. Kwihangana kukugeza ku butsinzi. Kwihangana, Bwana sifiwe, gutuma ubikirangirire. Kwihangana gutuma ubishuti y'Imana. Kandi kwihangana ariko kutugeza ku bugingo. Bibiliya iravuga ngo ahirwa uwihanganira bigira gute namara kwemererwa azagira gute. None ikindi Yakobo ngo yageze ashaka kuvuga ubwenge buva mu ijuru. Soma Yakobo 3:17 umanukaho, ahavuga ngo ari ku bwenge buva mu ijuru, ngo bwemera kugirwa inama bwuzuye imbabazi, kandi ubwo ni umwuka wera uzubutanga. Ikindi Yakobo ngo yavugaga kwizera kujanye n'imirimo. Reke mbabwire muri uyu mugoroba, iyo abantu buzuye umwuka wera, imirimo ntizikurura kwizera, ariko kwizera gukurura imirimo. Tituzadukora ibintu kugira ngo dukizwe, dukora ibintu kubera ko twakijijwe. Haleluya. Abantu bari mu gucurika ibintu bagashaka ngo nakora ikintu ngo niho oya, kizwa agakiza imirimo ibimbuto zagakiza muri Kristo Yesu. Reka kubanza imirimo, banza ukizwe. Nayo ukijijweho imbuto zagakiza nibyo ukora. Yohana ngo yari intumwa y'urukundo, ndabikunda cyane. Yakundaga, yavugaga urukundo. Ikindi Yohana ngo ngakerekwa iby'igihe kizaza, akavuga ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Reka ngaruke kuri iri jambo umwuka wera aduha kuvuga ubutumwa bwiza. Reka kuvuga ubutumwa bwo guca imanza, reka kuvuga ubutumwa bwo gucaha abantu, reka kwivuga. Vuga Yesu Kristo ko yabambwe akazuka, akaba ari iburyo bwase, tukaba dutegereje ko azaza kutujana. Ariyo makuru umunsi umwe. Haleluya. Paulo yandikiye Abaroma igice cya 10 muhasome, aravuga ngo bene data isho nsabira abayisiraheli ngo ni kimwe, ngo nuko bagira gute, ngo nuko bakizwa, ngo ndahamya ko bafite ishaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Ese mumvisha amagambo, bafite ishaka ry'Imana, ndasaba ko bakizwa. Bafite ishaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, ngo kuko barese gukiranuka kw'Imana batigeze bakumenya, bakihangira gukiranuka kwabo ubwabo. Nta muntu uzukiranuka kubaho, haba gukiranuka kwa Kristo mu buzima bwacu. Niyo makuru meza yo. Ikindi umwuka azakora ni utuma twizera neza. Iyo umwuka yatujemo tugira kwizera Yesu neza. Umwuka wera duha kwizera no kumenya no gukura mu gushidikanya, kandi ibyo ntiwo bishobozwa wenyine udafite umwuka wera. Ese wizera Yesu Kristo neza? Buriya hari abantu bizeye Yesu kubera ibintu bimwe runaka gusa, n'igihe bari mu bisubizo ntibabashe no kumwizera. Ntabwo twizera Yesu kubera ko aduha amazu meza, twizera Yesu habe nubwo tutwokena. Paulo yaravuze ngo haleluya, ngo nize kwambara, niga no kwambara bikeya, niga kurya, niga no kugira inzara, ariko ngo kubera Kristo ngo nize kunyurwa n'ibyo mfite. Haleluya. Ikindi gikomeye umwuka wera azaduha ni ikintu gikomeye kandi kigitangaza. Aduha gukora ibitangaza mu izina rya Yesu. Ngawe mumbwira makuru, hari ibitangaza biheruka kuba?
kumudahemubwira ufite ishida niki kizagituma bitaba ariko uyu mugoroba ngiye gusenga kandi ko ndawonyeshwa ngiye gusenga muri uyu mugoroba babwiza niki gituma bitaba niki gituma ibitangaza kandi tuvuze ngo twizeye Yesu none ibitangaza bizwa niki kuba kuko umwuka wera amaze kumanuka ariko nimuza musoma Bibiliya igicucu caba Petero Bibiliya havugaho igicucu kandi igicucu kizakiboneka kane mu munsi kiboneka mu gitondo kigasumba nyiracu saa sita kikaba igihigo akagikandagira sinzi ukuntu kizakimera Bwana sifiwe nimugoroba kikagaza kigendera inyuma kama kiba kirekire sindabona ikintu gikunda ititire nk'igicucu nijoro kigata forume Bwana sifiwe ariko igicucu cyaba Petero kubera imbaraga z'umwuka wera cyakoraga ibitangaza moshware zabo ibitambaro siko Bibiliya ivuga bikagira gute none nize mpamvu ziri mu gutuma bitaba muri abapasiteri ntibabarobanuye muri mukubona ari ze mpamvu ize mpamvu zituma ibitangaza bitaba tugasengera umurwayi bakageraho bahaha bije guhaha ikaba nkeya kubera imirire y'abasenga akaba yorya ibintu byo guharibisha ifamiye yose yorya wari mu masengesho none ngahe tuvugisha ukuri ko Bibiliya ivuga ngo umwuka wera duha gukora ibitangaza mu izina rya Yesu niki gituma bitaba dufite umwuka wera dufite na Yesu kandi tumwizeye Okay man shima okay uba wansubije gutyo gakare nimba ufite iyo karama nta kibazo kirimo ariko noneho simwe mpaye mbwira ko ndabwira abantu biriya nabonye bamwe bahahira umurwayi ntaho Bibiliya ivuga ngo duhahira umurwayi tuzaturya imigate tuyishemwe bureba ntaho Bible bivuga ntaho Bibiliya tubwira kurya ubuki ngo tugirire itime yo kwerekwa ntaho muzarambika ibiganza ku barwayi bazakira umuntu uri gusengera urwo agahaha ibiryo by'ukwezi ariko abantu bagiye bakiranuka Asuka turashari kumwe Bwana sifiwe Mwuka wera aduha gukora ibitangaza ikindi umwuka wera haleluya nukuri umwuka wera yaturimo aduha kubana mu mahoro nibishoboka mu rwanya uruhande bene data dusangiye guhamagarwa kuva mu ijuru mureke tubana amahoro mu Baheburayo haravuga ngo mugire umwete wo kubana kuko utejejwe atazareba umwami Imana Yesu umunsi azuka yabwiye abishwa ngo amahoro abe muri mwe habe n'umunsi avuka mu ijuru bararirimbye korari ngo mu ijuru icubahiro k'ibicimana no mu isi amahoro abe muwo yishimira mureke tubana amahoro haleluya haleluya ikindi umwuka wera azakora iyo yatujemo tuzadufashanya tukikorerana imitwaro muzamufashanya nkabuze uyu mwuka wera ngiye gusoza ni ukuri kw'ijuru ese tuzadufashanya ariko ni igitangaza Bibiliya ivuga ngo umwuka wera amanuka ngo bazanye ibintu byabo byose babigira gute bagira gute ese turi mu gusangira mwumva imirimo bakoze bazabaza ntibagira ubugugu bazabazana ibintu byabo byose bakagira gute bakabisangira ngo bagafasha umuntu wese uko akenye icyanyuma umwuka wera wadushiriye Kristo niwe uzatujana mu ijuru tuzaja mu ijuru abuzuye umwuka wera bazaragwa ijuru kandi reka mbabwire haleluya haleluya
nico gikorwa Imana izakora ubwo Yesu azagaruka kuba mwizeye, tuzazamurwa mu mbaraga z'umwuka wera. Reka nsoze mbabwira ngo ni mwuzura umwuka wera nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira, kuko kamere irwanya iby'umwuka, umwuka akarwanya ibyo kamere yanga. Ariko Bibiliya iravuga ngo umwuka niko azadufasha kwica ingeso za kamere. Haleluya. Ngiye gusenga. Ndabizi ko abantu bakijijwe, siko bimeze? Turakijijwe. Haleluya. Haleluya. Imana ibaho umugisha. Ariko reka dusenge. Ndagusaba ngo dufatanye gusenga muri uyu mugoroba. Dusengire isengesho. Bwana sifiwe. Yesu nawe yasengeye abigishwa ngo bakumenye, Imana iduhishurire Kristo muri uriya mwuka wayo. Gusa ibindi byose tuvuze bizakunda.